Ese waba uzi ubuhanga budasanzwe nyiri gukora siranderi yakoresheje? Nasanzwe ni genius. Sasa bidatinze tugiye gufata siranderi yacu tuyimanyuremo kabiri nitwongera turebe uburyo bikorwa. Ukimanyura urasangamo udupindi dutanu tugizwe n'arasoro hejuru ndetse n'ubwuma bubiri bwo hasi budafatanye neza cyane. Sasa cyo kuba twafata urufunzo rwa nyarwo turwinjizemo, ukirugezamo udupindi twacu turagenda tujya ku murongo neza cyane. Urabona ko biringaniye, bivuze ko ukase loke yacu itiba open. Byabaye, urabibona neza cyane. Cyo gufata urufunzo rwacu rwa kabiri rwa nyarwo ndetse rutaranagira, murabona ko twa dupindi tutaringaniye, bivuze ko bitafunguka. Ushobora kwibaza uti ese nyiri urufunguza bigenza ate? Nkuko bisanzwe akoresha kakuma bita lock picking, igufasha gufungura ya lock igizwe na bwa bupini ndetse na za rasoro. Sasa ubikora witonze neza cyane, bigusaba kubikora witonze kuko urabizi neza ko hari ubwuma bubiri budafatanye neza cyane hasi. Ugerageza uburyo uzamura akuma ko hejuru kagasigarana na rasoro, ako hasi kakamanuka, lock yawe ibasha kuba yafunguka 100%. Ushobora kuvuga uti ibi ngibi biroroshye nawe utabikora. Ese wabuze amasiranderi akoranye ubuhanga ndetse n'imfunguzo zayo? Nta kindi mvuga, amakofure foro niyo mvuga.